Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi b'ababyeyi nyine ndabasuhuje, turi kuwa mbere ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 mu 2019. Nk'uko bisanzwe rero tugiye kubasesengurira amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 4. Muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za Radio Inkingi. Ndi buhamagare Primitive Mukarwego atubwire amakuru yadusomeye mu byerekeranye n'imibereho y'abaturage, hanyuma ndahamagara na Jean Pierre Nkurunziza nawe atubwire ibyo yadusesenguriye mu byerekeranye n'ubukungu. Bya politiki rero ngira ngo iki cyumweru cyakiranze cyane ni iriya mihango yo kwibuka ku nshuro ya 25. Muzi ko hano mu Bubiligi babikoze ku itariki ya 6 ndetse no guhera ku ya 5, hanyuma mu Rwanda babikoze ejo ku cyumweru, ariko ngira ngo hano mu Bubiligi ho cyanakomeza kuko bari abanyamuryango ba Jambo bavuze ko iki cyunamo bazagikora uko kwezi kose, bagenda batanga ibiganiro mbwirwaruhame batanga n'ibindi. Duhereye rero kwibuka ko abayana mu Bubiligi, ngira ngo kwabimbuwe n'ikiganiro mbwirwaruhame cyari cyakoreshejwe na Joseph Matata hamwe na kiriya kigo ategeka gishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Yari yatumiye rero Ndagijimana Yohani Maria Vianney, atumira Christophe Ndangari, atumira ndetse na Louise Simunga. Icyo kiganiro rero cyabayemo ubuhamya cyane nka Ambassadeur Ndagijimana yatanze ubuhamya nyine avuga ibyazi ku biriya byo guhanura indege, ariko cyane ngira ngo ubutumwa nyamukuru bwabaye bwa Matata aho yavuze ati igihugu kiyoboye Rubandi imyaka 25 irashize. Icyo kiganiro cyari cyabaye ku gicamunsi, cyarangiye nyuma y'amasaha akuze, kirangira mu masaha 3 mu masaha 4 y'ijoro. Bukeye ku itariki 6 nanone icyo kigo cya Matata muri porogaramu yacyo cyari cyateguye urugendo ruva hariya kuri Rond-Point Ngomeri mu mujyi wa Buruseli berekeza ku rwibutso rwubatse hariya muri komune ya Uriwe Saint Pierre. Abantu rero barenga 100 bararwitabiriye, bagenda baririmba indirimbo za kiliziya basabira abitabye Imana bose. Hanyuma bagera kuri urwo rwibutso, bageze kuri urwo rwibutso haba amagambo ngira ngo n'ubundi jambo nyamukuru ryawe rya Matata, ahavuga ati igikorwa cyabaye ku itariki ya 4 ku itariki ya 6 y'ukwa 4 banamura indege ni igikorwa cy'ubushotoranyi FPR yakoze, niyo yatumye horikwa imbaga. Avuga rero ko ibyo bintu Perezida Kagame agomba kubigiramo uruhare, abifitemo uruhare rukomeye cyane, kandi ko amaherezo bazabibazwa kuko burya amateka n'igitangaza. Iyo urugendo rero rwarangiye mu masaha 6, hari hateganijwe na none misa yabereye hariya mu kiliziya Sereme n'ubundi mu mujyi wa Buruseli mu Bubiligi. Misa yateguwe n'imiryango y'abafite ababo baguye mu ndege ku itariki ya 6 y'ukwa 4, no kuvuga imiryango ya Perezida Habyarimana, umuryango wa Dr Emmanuel Akingeneye, umuryango wa General Deogratias Nsabimana, umuryango wa Major Tadeo Bagaragaza, n'umuryango wa Colonel Elisa Gato. Iyo miryango rero ko ari 5 yakoreje misa, kiliziya kubitiruzura ku buryo urebye harimo abantu hafi ya 600 n'igihumbi, kuko bari benshi cyane, bose baje kwibuka izo nzira karengane. Mu Rwanda ho rero nuko twabibonye umuhango nawo warabereye. Uriya muhango rero ntabwo witabiriwe n'abakuru b'ibihugu byinshi nk'uko bari babivuze. Nicyo akora yavuga ko hari haje Perezida wa Congo Brazzaville, Perezida wa Niger na Perezida wa Chad, hari na Minisitiri wa mbere w'Ububiligi, hakaba na Perezida wa Komisiyo y'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi, ndetse hari na Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika, hakaba na Perezida wa Komisiyo y'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi. Umuntu yavuga kandi ko hari na Perezida wa Djibouti ndetse na Minisitiri wa mbere w'intebe wa Ethiopia. Icyo umuntu yatangura kuvuga ni ya mibanire mibi
iri hagati y'u Rwanda n'ibihugu baturanye, kuko wasangaga nta mukuru w'igihugu gifitanye imbibi n'u Rwanda cyaje muri uwo muhango. Murumva rero ko iyo umuntu yagize ibirori cyangwa se yagize amakuba ntihagire umuturanyi umutabara, nuko biba bimeze nabi. Biriya bintu rero ngira ngo murumva ko bifite icyo bivuga, ni nko kuvuga bati bariya bantu, ni ukuvuga mbese ko aho Perezida Kagame agejeje u Rwanda murahumva, kubona abaturanyi bose nta n'umwe ushobora kumutabara. Ikindi twabibutsa nyine nuko iryo yibuka rikomeje, nk'uko nababwiye umuryango Jambo ASBL uzakomeza kwibuka, ugenda buri cyumweru ushyiraho ikiganiro mbwirwaruhame cyangwa se ukora imihango yerekeranye no kugenda bibuka ari abapfuye kuva muri 1990, ari abapfuye 94, ari abapfuye muri ziriya nkambi muri 1996, 1997, 1998 ndetse n'abagipfa ubu ngubu. Kandi icyo navuga nuko imihango yose yabereye inaha mu Bubiligi nuko bavuga bati twibuke bose tutavanguye. Ibyo rero mu Rwanda badakora, kuko mu Rwanda aho bibuka abatutsi bajije jenoside, ariko abahutu batikiye ni benshi cyane. Ngira ngo niyo bivuze bavuga ko ufite ingengabitekerezo ya jenoside. Ikindi nabibutsa nuko n'amashyaka atatu ariyo PS Imberakuri, ishyaka ihuriro RNC n'ishyaka FDI inkingi, naryo rizakoresha imihango yo kwibuka izaba irimo misa, bikazaba ku itariki ya 20 y'uku kwezi. Iyo misa rero ikazabera hariya mu mujyi wa Buruseli muri kiliziya iri ahantu hitwa Kare Verde, niho iyo mihango izabera. Ubwo rero hazaba n'amagambo y'abanyamashyaka kugira ngo nabo bongere basubiremo bafatanya, kubera ko bavuga bati abantu bose barapfushije, tugomba gufatana mu mugongo aho kugira ngo tuvangure. Nkuko nahoze mbabwira rero, ngira ngo icyangombwa nuko abanyarwanda tuvuga tuti twarapfushije, ibintu bigomba kuzongera, ntitugomba gukomeza kwikora mu nda. Primitive Mukarwego rero ndakubona ku murongo, wafata mikoro ukatubwira ibyo wadusomeye mu mibereho y'abaturage. Mwiriweho, ningiye kubagezaho amakuru n'abasomeye muri iki cyumweru. Akaba agizwe n'ibika bine. Hari igika cy'uburezi, igika kibabwira ibijyanye n'ubuzima, hanyuma igika cya gatatu nakise iterambere ridafashe, hanyuma ndaza kurangiriza ku makuru atubwira ibijyanye n'igitugu n'akarengane. Ndahera ku nkuru nakwiye ikinyamakuru Kigali Today yanditswe na Ephraim Musabwa, akaba atubwira ko nyuma yo kumurikirwa ishuri mbonezamikurire ry'abana bato, ababyeyi bo mu murenge wa Nkunga mu karere ka Rusizi baravuga ko rikemuye ibibazo byo kuba batagiraga aho basiga abana babo igihe bagiye gusoroma icyayi. Abo ni abakozi abenshi bakora mu mirima y'icyayi, ariko bakaba bari bafite abana batoya bakabura aho babasiga. Ariko ni byiza kugira ari amashuri yo gufasha ababyeyi, ariko twabonye ko nko mu karere ka Rubavu hari abakoraga kariya kazi ariko batabifitiye ubushobozi, batabifitiye impamyabushobozi, ugasanga abana niho bari kuharenganira, ubundi ugasanga bijemo n'ikintu cya ruswa kubera ko n'abakozi batahembwaga. Tukaba twizeye rero ko bariya bo noneho babonye ko ibintu bigomba kugenda neza, ko abakozi bazahembwa kandi ko bazashyiramo abantu bafite ubushobozi bwo kurera abana, kuko kureresha umwana umuntu udafite ubushobozi hari igihe umwana ashobora kuharenganira. Indi nkuru nayo nayikuye mu kinyamakuru Kigali Today yanditswe na Marashi Hakizimana, ati amadini n'amatorero arakora iki ku kibazo cy'inda ziterwa abangavu, ko umubare w'abana bato baterwa inda bataziteganyije urushaho kwiyongera. Kandi nk'uko duhora tubivuga, iki kibazo gisigaye cyarabaye agatereranzamba, gisa nk'icyananiye ubuyobozi bwo mu Rwanda, kuko buri cyumweru tukivugaho, kandi buri cyumweru usanga mu turere twose bavuga yuko umubare w'abariya bana urushaho kwiyongera. Ikibabaje ariko ni uko abayobozi batagifatira
ibyemezo kugira ngo bahane abantu bafata bariya bana ku ngufu babatera inda, kuko akenshi ntababafashe no ku ngufu ahubwo babashikisha ibintu by'amafaranga, kubera ko abana benshi baba mu bukene, abana benshi badashobora kwigurira utuntu bifuza cyangwa ababyeyi badafite n'ubushobozi bwo kutubaha. Noneho umuntu akaza afite amafaranga ati wowe ndaguha iki, ndaguha telefone nziza, ndagusohokana n'iki, umwana akagenda atazi ibyo ari byo, ukabona atwaye inda. Byose biterwa n'iki rero? Biterwa n'ubukene bwugarije abanyarwanda, kuko umubyeyi aramutse ahaye umwana w'icyo yifuza ntabwo yagira irari, nta nubwo yajya gukurikira abaza kumushukisha za bombo n'utundi. Ikibazo rero ni uko ubuyobozi bugumya gukinisha abaturage, kandi bukinisha abaturage burica urubyiruko, kandi niba bica urubyiruko barica abanyarwanda b'ejo, kuko uzasanga nta munyarwanda muzima uzasigara, kubera ko bariya bana ntabwo bashobora kwiga. Gutangira kurera umwana ufite imyaka 13, ufite imyaka 14 ni ibintu bitumvikana, n'ibintu bidashoboka, kuko ubuzima bw'umwana busa nk'ubucitsemo kabiri. Nkomereje rero ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Kigali Today yanditswe na Simon Kamuzinzi, ati Minisitiri w'Urubyiruko Rosemary Mbabazi arasaba abafashijwe na leta yahagaritse jenoside mu myaka 25 ishize ngo kwera imbuto, ngo kuko hashize igihe kinini bitabwaho. Ariko ni byiza ibi ngibi bavuga, none se urubyiruko ruzera izihe mbuto igihe nta butabera busesuye bwabaye mu Rwanda, igihe ubutegetsi buriho butagerageza gufasha urubyiruko kwiyunga, kubera yuko ahubwo barushaho kubashyiraho ikintu gitandukanya abahutu n'abatutsi, ugasanga harimo icyuho, harimo kutizerana, harimo kutumvikana, kandi byose biterwa n'ubuyobozi bubi. Abanyarwanda ntabwo bizerana, bazera imbuto zihe se batizerana? Bazera imbuto zihe nta kuri kwabaye ku byabaye, kugira ngo umuntu amenye uko ibintu byagenze neza, kuko amateka y'u Rwanda asa nk'ayubaki ku kinyoma. Muribuka hari umwana w'umukobwa wigeze no kubaza Perezida Kagame ati kuki mutuma amateka batubwira yuko ngo u Rwanda rwatangiye kubaho 1994, ni ukuvuga ko ababayeho mbere batari abanyarwanda se? Ntabwo amateka yabayeho mbere tugomba kuyibagirwa. Ibi rero murumva ko ari ibintu by'ikinyoma. None se urwo rubyiruko bigisha amateka acitsemo kabiri bazera izihe mbuto? Bazera nabo imbuto zo guca u Rwanda mo kabiri, zo guca abanyarwanda mo kabiri, kandi bari bakwiye ahubwo kwera imbuto z'ubwumvikane, z'ubusabane. Ariko igihe ubutegetsi burushaho gucamwa abanyarwanda ibice bibiri, babwira abana bamwe bavuka ubu ngubu ngo nabanye gusama baza ababyeyi babo, kandi ubundi icyaha ni gatozi, niwe n'umubyeyi yarakoze icyaha, ntabwo umwana agomba kugikurikiranwa, icyaha gikurikiranwa n'uwagikoze. Ibi rero akaba ari ibintu biteye agahinda kandi biteye kwibaza, kuko buriya butegetsi niba budakora uko bushoboye kugira ngo bwumvikanishe abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko, ibintu byabaye ku Rwanda bishobora kuzabaho, kandi ntawe ubyifuza, nta n'uwakwifuza ko amateka twabayemo yakongera kudusubiramo, kuko twese abantu abanyarwanda aho turi twese asa nk'atwanditseho, kandi tukaba twifuza yuko bitazongera kubaho. Indi nkuru nayo mu kinyamakuru Umuseke yanditswe na Jean Pierre Nizeyimana, ati bamwe mu bangavu baterwa inda mu karere ka Muhanga banenga bene wabo baba babahaye akato, kubera ko bazi neza yuko ibyababayeho atari cyo kwishimira. Ibi rero twakunze kubivuga yuko hari ababyeyi babona abana baba batwaye inda bakabaca mu muryango, bakabirukana, cyangwa se bakavuga ngo babaye igisebo, ngo barabashebeje, cyangwa se bapfushije amafaranga ubusa, kuko abenshi baba banagiye no kwiga. Ugasanga rero ni ibintu biteye ikibazo, kubera ko umuryango urasenyuka, kubera ko bariya bana nabo badashobora kubona umuntu umwitaho. Niba utwaye ufite imyaka 14 uba ukeneye abantu bakuru bo kwitaho, bo kuguherekeza, bo kukunganira, ko ari ibintu ubuyobozi bwari bukwiye kwitaho, nk'uko dukunze tubivuga, bugafasha bariya abantu, bugafasha ababyeyi, bugafasha n'abariya bana, kandi bugahana abatera ziriya nda, kuko nibutabahana ntabwo kiriya kibazo kizacika, kizakomeza kimunge urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho ikinyamakuru Umunyarwanda mu nkuru yanditswe na Martin Munezero, ati Mineduc yasubije ibaruwa yandikiwe na Kiliziya Gatolika yabasabaga ngo ko umunsi wo gutangira kw'abanyeshuri ngo mu gihembwe cya kabiri wakwigizwa inyuma. Hari inkuru nabonye itubwira yuko bemeye kubigiza inyuma, ariko murabona ukuntu mu Rwanda bakora ibintu, barabisabye, babahaye igisubizo, ndi bubigarukeho, ariko nibigaragaza ko bakora mu bintu batateganyije. Bari bazi yuko ku itariki ya 22 azaba ari kuwa mbere, kandi ari umunsi ukurikiye Pasika. Icyo kintu bagombye kuba baragiteganyije mbere, aho kugira ngo bakore ibintu bitunguranye bituma abanyeshuri batazakitangirira rimwe n'abandi.
Ni ikigaragaza rero uburyo buriya buyobozi bukora, uburyo leta iri yakora mu kajagari, mu kudateganya ibintu mu minsi iri imbere ngo barebe kugera kure, bavuge bati hazaba iki, twakora iki kugira ngo ibingibi bitazahungabanya gahunda isanzwe ibaho. Indi nkuru nayo mu kinyamakuru ryanditswe n'ikinyamakuru itubwira ko polisi ngo yaburiye abantu bashora abana mu ngeso mbi ngo mu gihe cy'ibiruhuko. Ariko ibingibi ni nko kwigiza nkana, kuko iriya polisi biza abo bantu bashora abana mu ngeso mbi, kuko niba abandi nabivugaga bafite amafaranga baza kubashukisha utuntu n'utundi, kubera ko bazi ko ababyeyi babo ari abakene, cyangwa kandi abo bana bazi ko abana benshi bageze mu gihe cy'ubwangavu bagira irari, akifuza kugira agatelefone keza, akifuza gusohoka. Ibi rero kugira ngo polisi ahubwo yari ikwiye gukurikirana bariya abantu, nk'uko nari maze kubivuga, gukurikirana abantu baza gushukisha abana, kandi twabonye ko hari benshi babazwi barabafata, ariko bakajya no kugurira amafaranga ababyeyi ngo bo kujya kubarega, nuko ababyeyi cyangwa bakabatinya, wenda babaza bakabereka imbunda, cyangwa bakabaza bakabatera ubwoba ku bundi buryo, ababyeyi bagaceceka n'abana bagaceceka, bikaba ibintu biteye agahinda kandi byari bikwiye kuvaho, kuko niba batarengera umwana ntabwo baba barengera umunyarwanda. Indi nkuru nayo mu kinyamakuru ryanditswe na Habimana James ati ubuyobozi bwa kaminuza ya Asher iherereye mu gihugu cya Ghana ngo bwagaragarije abanyarwanda amahirwe ngo itanga mu burezi, ngo kuko 90% ngo by'abayirangijemo bose ngo bamaze kubona akazi, ngo harimo benshi bakora mu bigo bikomeye nka za Microsoft cyangwa Google. Ibi rero bishoborwa nande? Bishoborwa n'abantu bafite amafaranga, kuko tuzi ubukene bwo mu Rwanda. Twabonye ko umwana ajya kurangiza kwiga yaramazeho agasambu k'iwabo yarakamaze, kandi akaje tuzi ko nta munyarwanda ugira umwana umwe afite nk'abana batatu, cyangwa ufite bake afite nka batanu. Ukibaza rero biriya baba bavuga ko iriya minisiteri bivuga ni nko gukina ku mubyimba abana b'abakene, kuko niyo batanga za bourse ntabwo batanga bourse yagufasha kujya kwiga mu mahanga, ahubwo usanga abafite amafaranga aribo bohereza abana bo kwiga muri ariya mahanga, none ugasanga birimo kurushaho kurema cya cyuho kiri hagati y'abakire n'abakire, kuko abakire bazagumya gukira n'abana babo bazakira bagiye mu ubuzima bwiza, kuko bashobora kwiga, ariko abakire bazarushaho gukena kubera ko n'abana babo badashobora kwiga ngo bazivane muri ubwo bukene. Kuba ari ibintu bisa nka politiki ya FPR ishaka kugira ngo igumye ica intege abana b'abakene, cyane abo mu giturage, abakire bagumye bige, abandi bazapfe barwaye amavunja batazi no gusoma izina ryabo. Indi nkuru nayikuye mu kinyamakuru ryanditswe na Kayezu Jean de Dieu ati abadepite batumije abaminisitiri babiri ngo kugira ngo babaze ikibazo kuri gahunda yo kugaburira abana mu mashuri. Abo ni minisitiri w'uburezi na minisitiri w'igenamigambi, kubera yuko hari amafaranga leta igomba guha amashuri yo kunganira ibigo by'amashuri mu kugaburira abana. Ayo ngayo akaba ari 56 y'amafaranga y'u Rwanda kuri buri munyeshuri ku munsi, ariko ayo mafaranga ntabwo ajya agera ku bigo, niyo ahageze ntahagerera igihe, akagera nk'umwaka ushize, none ibigo bikavuga bati twebwe kubera ko tuba tutayabonye ntabwo dushobora guteganya, ntabwo dushobora guhaha uko twifuza guhahira abana. Amakosa ari kuri nde? Ari kuri leta. Ibingibi bije kunganira ibyo twigeze kuvuga mu buzima. Twigeze kuvuga yuko hari nk'ibitaro byinshi bifunga kubera leta idatanga amafaranga igice cyayo cya mituweli igomba gutanga, kandi n'abaturage kubera ko ari abakene abenshi ntibaba bafite n'amafaranga baratanze izo mituweli, noneho ibigo by'ubuvuzi bikabura uko bivura abantu, bikabura n'amafaranga yo kugura imiti, bigahitamo gufunga. Ibi byose bikaba biterwa n'ubuyobozi, kandi leta ikaba ariyo itarangiza inshingano zayo. Indi nkuru nayikuye mu kinyamakuru Igihe yanditswe na Emma Marie Umurerwa afatanyije na Evariste Nsengimana ati Mineduc yemereye ibigo bya Kiliziya. Indi nkuru nari navuze ko nyigarukaho kuri ya ngengabihe y'igihembwe cya kabiri cy'umwaka w'amashuri y'umwaka w'2019, ngo kubera ko umunsi mukuru wa Pasika wahuriranye n'umunsi w'ibiruhuko, bakaba rero barabemereye ngo kuzahindura uwo munsi, ariko navuze nti ntabwo byumvikana, kuko bagombye kuba barabiteganyije mbere, ku buryo abanyeshuri bose batangirira rimwe n'abandi, bamwe abo mu mashuri y'ibigo bigengwa na Kiliziya ntibatangire ngo abandi basibe, cyangwa abandi baratangiye mbabarire. Indi nkuru nayikuye mu kinyamakuru ryanditswe na Tamu Hakizimana ati Nyamirambo hafunguwe icyumba kizajya cyakira imiryango ifitanye amakimbirane n'abana batewe inda.
ibi rero akaba ari ikibazo cy'abana nk'uko nahoze mbivuga baterwa inda. Tukaba tubikesha Tamimu Hakizimana atubwira ko mu karere ka Rusizi ngo hari umwarimu ngo nawe ukurikiranyweho gusambanya umwana ubwo afite nk'imyaka 11 cyangwa 12 kuko yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ibi rero bikaba biteye agahinda niba bigeze no mu barimu kandi ari bo bari bakwiye kurengera abana. Ikindi leta niba itangiye gushyiraho kiriya kigo cyo kwakira ababyeyi yari ikwiye gusobanurira ababyeyi gufasha abana batwaye inda, ariko igashyira imbaraga mu guhana abantu batera inda kandi igashyira imbaraga mu kuvana ubukene mu banyarwanda, kuko igihe cyose ibyo bazashyiraho nibashyiraho n'ibigo 500 ariko abanyarwanda benshi bakiri abakene ntabwo bizabuza abana kurarikira utw'abandi bafite, kuko byose biterwa n'ubukene bw'ababyeyi bafite, kandi umubyeyi wese aba yifuza guha umwana w'icyo icyamushimisha n'icyamugirira akamaro. Icyambere rero leta y'u Rwanda ikwiye gukora ni ukuvana ubukene mu baturage, buri muntu wese akabaho yishimye kandi ashobora gushimisha n'uwo yabyaye. Igika cya kabiri ngezeho ni kitubwira ibijyanye n'ubuzima. Ndahera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Kigali Today, itubwira yuko inama y'abaminisitiri yateranye ku tariki ya 3 z'uku kwezi turimo kwa Mata. Yagize Dr Mayombo Thomas nguzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Tom Cruise ng'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso ishami rya Kigali. Ubwo tuzakurikirana impamvu uriya muntu uzwi kuri ya zina ari we washinzwe kiriya kigo cyo gutanga amaraso. Naho ikinyamakuru Kigali Today, Emmanuel Gasana Sebasaza aratubwira ati Musabe David Claudia umuyobozi w'akarere ka Nyagatare avuga ko ngo umuyobozi w'umudugudu udafasha umuturage kwishyura mituweli ngo abamwishe, ngo kubwe rero abayobozi bari bakwiye gufasha abaturage badafite ubushobozi bwo kwishyura mituweli. Cya gitekerezo ni cyiza, ariko icyo gihe ni ukureba niba abayobozi bose bafite ubwo bushobozi bwo gufasha abaturage badashoboye kwishyura mituweli. Ahubwo leta yari ikwiye gushyira imigambi yayo kuko nabivugaga, kubavanamo ubukene, buri muturage akagira ubushobozi bwo kwishyura mituweli, kandi babavanye mu bukene baretse bagahinga ibyo bagomba guhinga, umuntu agakora agahemberwa igihe, byose babishobora. Ariko kubera ko babakenesha bagakora ntibahembwe, cyangwa uhinze ntashobore gusarura, cyangwa n'ibyo uhinze babijyana ku isoko bakaguha amafaranga atajyanye n'imbuto washoye cyangwa n'amafumbire washyizemo, byose ni leta ibikora, ishatse yabihindura kandi byose byatungana. Naho ikinyamakuru Umuseke mu nkuru yanditswe na Jean Pierre Nizeyimana ati mu kwezi gushize abize imboneramirire muri kaminuza ngo babwiye Umuseke ko 80% byabo ngo biri mu mushomeri, mu gihe igihugu gifite ikibazo cyo kugwingira kw'abana no kugira abana barwaye bwaki kubera imirire mibi. Naho rero ku itariki ya 4 z'uku kwezi Dr Anita Asimwe uyobora gahunda mbonezamikurire y'abana yabwiye Umuseke ngo guha akazi abo bahanga ngo atari byo ngo bizakemura ikibazo cy'imirire mibi no kugwingira kw'abana. Mu byo avuga harimo ukuri, kuko ikibazo cyo kwingira kw'abana n'imikurire mibi nk'uko nabivugaga byose biterwa n'ubukene, kuko bari abantu ntibagenda bazajya kuvuga, niba abandi bazajya kwishongora ku bantu wenda ngo ntimuzi guteka, kandi nta muntu utazi guteka ibyo afite, nta n'umuntu ushobora kurwaza abana bwaki afite ibyo ateka, afite n'ibyo abagaburira. Ibyo buriya mu minisitiri avuga nibyo, ariko yari akwiye kubwira leta yamushyizeho ko ahubwo bakwiye kuvana ubukene mu baturage, iyo mikurire mibi n'imirire mibi yose izahita ivaho. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Kayezu Jean de Dieu afatanyije na Verse Sengimana ati guverinoma y'u Rwanda yasheshe amasezerano yari ifitanye n'ikigo cyigenga cyo muri Angola cyitwa Ocean Healthcare Rwanda LTD cyashungaga ibitaro by'igitegererezo byitiriwe Umwami Faisal. Ubwo mu makuru wenda y'ubutaha tuzamenya impamvu kiriya kigo bashesha ari amasezerano, kandi tuzi ko biriya bitaro byitiriwe Umwami Faisal akenshi bikunze kugira abaganga bavura nubwo bihenda, ariko ushoboye kubona amafaranga ujya kwivuza bazi ko bari bumuvure neza kandi bakamwitaho nk'uko abyifuza. Indi nkuru nayo itubwira ibijyanye n'ubuzima ariko mu kinyamakuru yanditswe na Hakizimana Jean Paul ati ibitaro bya Kiziguru byo mu karere ka Gatsibo bivuga ko ngo hakenewe miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bushobore kwimukira mu nyubako nshya zatuma ibyo bitaro bitanga serivisi neza kugira ngo abarwayi bitabweho neza.
ariya mafaranga leta ishatse yayabona, ariko yo ikiba kiyishishikaje ni ukubaka ibintu bazaza kwereka babandi b'abakerarugendo. Ikiyishishikaje ni ukujya gutanga amafaranga kugira ngo babakorere publicité, kwamamaza muri za Arsenal. Ikiyashishikaje ni ukugira ngo babakorere kwamamaza kugira ngo ikinyamakuru iki n'iki kibandikeho neza, kivuge ko u Rwanda rwateye imbere, kivuge ko u Rwanda rufite ubutegetsi bwiza, gifite umuyobozi mwiza. Ariko amafaranga bayashatse bayabona, ariko leta yakoresha mu bitareba imibereho y'abaturage, mu bitareba iterambere ryimbitse ry'abaturage, ahubwo ibishaka kwerekana ishusho nziza, ukagira ngo u Rwanda ahubwo rwabaye urw'abanyamahanga. U Rwanda ni urwo kureba, ni umutaka u Rwanda mu minsi imbere ruzaba rwabemeze rwose, abantu bajya baza kwirebera, batanga amafaranga birebere, kandi amafaranga ntagire n'icyo amarira abaturage. Imvaho nshya rero mu nkuru yanditswe na Mutunyirehe Samuel, ati Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko igiye gutangira gukingira abantu ngo barenga 3,000 indwara ya Ebola. Twizere ko nta nkurikizi bazagira, kuko ruriya rukingo rwa Ebola ruracyari mu kintu cy'ikigeragezo. Igihe rero batangiye gukingira abantu, bagomba no kumenya yuko urukingo urwo ari rwo rwose rushobora kugira inkurikizi. Bagomba kuba barabyize cyangwa barabanje kubireba, ku buryo bari abantu batazagira izindi ndwara cyangwa se n'ibindi bibazo bashobora kugira kubera ruriya rukingo rwa Ebola. Naho ikinyamakuru Umuryango yatubwira ko mu bitaro byo ku Gisenyi ngo havugwa ivangura hagati y'abarwayi. Iyi nkuru ashaka kuyumva ku buryo burambuye, ashobora kuyisanga kuri radiyo Inkingi akayisobanukirwa, kuko ni ndende cyane. Ubwo mwashobora no kujya ku rubuga rwa radiyo Inkingi mukaba mwayikurikirana mugasobanukirwa. Igika cya gatatu ni iterambere ridafashe. Ndahera ku nkuru yakuye mu kinyamakuru Umuseke itubwira ko mu nama mpuzabikorwa y'akarere ka Kamonyi, Meya Kayitesi Alice yavuze ko ahangayikishijwe ngo n'abaturage barenga 1000 bakirana n'amatungo iwabo mu ngo. Byose biterwa n'iki? Biterwa n'ubukene. Ubukene burya bukurura ubujiji, bugakurura no kutizerana, kuko hari abaturage bavuga ngo itungo rya Ndiraza mu nzu ntarimo, bararyiba, kubera ko hari abantu batizera abandi, hari n'amabandi. Kubera byose biterwa n'iki? Biterwa n'ubukene navugaga. Indi nkuru yanditswe na James Habimana mu kinyamakuru Igihe, ati ibihugu 3 byo muri Afurika y'Iburasirazuba biri muri 12 bikomeje kandi gutera imbere, bigateza imbere n'ubukerarugendo. Muri ibyo bihugu rero 3 ngo harimo n'u Rwanda. Nk'uko nabivugaga, muzi ko u Rwanda rusa, nk'uko nababwiye, nk'urushaka kugaragaza ishusho itari urwarwo, kuko ishusho berekana iyo uvuganye n'umunyamahanga cyangwa ukareba ikintu umunyamahanga yanditse arakubwira ati u Rwanda ni paradizo, u Rwanda rufite isuku, u Rwanda rufite imihanda, amazu meza, ibintu bishya, abantu barakora, bameze neza. Kandi wagera mu giturage ugasanga hari babandi barana n'amatungo nk'uko babivugaga, babandi batagira ubwiherero, babandi bishwe n'amavunja. No mu mujyi wa Kigali mwabonye ko hari abatuye mu manegeka nabo batagaragara. Iryo shusho ntabwo baryerekana, nta nubwo baba bifuza yuko hari umukerarugendo wahagera. Ibi byose rero wagira ngo leta ntiyitaye ku banyarwanda, ahubwo yitaye kugishimisha abanyamahanga no kugishimisha abakerarugendo. Ntabwo rero numva igihugu gikunda abaturarwanda, abanyagihugu bacyo, cyagombye kwishishikariza no guteza imbere abanyagihugu, aho kugira ngo gishishikarize cyane ibishimisha abanyamahanga na ba mukerarugendo. Inkuru ndangirizaho ni inkuru nise igitugu n'akarengane. Ndahera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Umuseke yanditswe na Jean Claude Munyantore, ati umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Dr Wera Claudine n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga wa Maria Beatrice bakwebye abanyamakuru, banga kubaha amakuru ajyanye n'ibibazo byari byagarutsweho mu nama mpuzabikorwa y'ako karere yari yabaye. Ibi rero bikunze kugaragara ko abayobozi banga gutanga amakuru, baba batinya iki? Ni uko baba bazi yuko wenda ibyo bakora atari byo, cyangwa se nta cyizere bifitiye nabo ubwabo, cyangwa bazi yuko ibyo bakoze wenda hari amafuti, cyangwa se nta kibimariye abaturage, bakihisha. Ubundi ari ibintu byiza, bari bakwiye kubibwira abanyamakuru kugira ngo abantu bamenye iyo mishinga yabo, bamenye n'ibyakozwe, kuki ibyo bibazo babihisha. Ubwo nuko ari ibibazo wenda abaturage babajije bibafitiye akamaro, cyangwa bigaragaza imikorere mibi y'ubutegetsi, bakanga kubitangaza.
itangazamakuru riracyafite ikibazo mu Rwanda. muzi ko hari abanyamakuru benshi bicwa, abanyamakuru benshi bagiye bafungwa kubera yuko baba bashaka kugaragaza isura nyayo y'u Rwanda uko rumeze, ariko u Rwanda rudashaka ko iyo sura imenyekana. Naho ikinyamakuru Igihe mu nkoretswe na Kayezu Jean de Dieu n'ikinyamakuru Ikaze cyayigarutseho, baratubwira yuko ubuyobozi bw'akarere bwatangiye gukurikirana ngo ibibazo by'umugore utuye mu kagari ka Gacyamo, umurenge wa Gitega, wandikiye ibaruwa n'umukuru w'umudugudu ngo amusaba kwimuka muri uwo mudugudu ngo kubera ko akekwaho gukora akazi k'uburaya. Iyo nkuru rero nayisomye nsanga bavuga yuko umugore ngo afite abana bagera kuri 3. Ku buryo umunyamakuru avuga ati uriya mugore ashobora kuba nta mibereho yindi afite yo kwita kuri abo bana, akaba ari byo buryo wabona wenda bwamufasha kugira ngo abana be babe inzererezi no kugira ngo abana be babe bicwe n'inzara. Ntabwo ndengera ibyo uriya mugore avuga, ntabwo mvuga ko nshimye gukora uburaya cyangwa se mbushyigikiye, ariko nagira ngo numvishe abumva radiyo Inkingi yuko niba mbivuze gutyo ni ukugira ngo nerekane yuko ubukene n'inzara ngo birisha umugabo akataribwa. Uriya mugore nawe akora biriya kugira ngo ashobore kuramuka, aho kugira ngo uriya muyobozi w'umudugudu ashaka uburyo yamufasha yivane muri buriya buraya kandi ashobore kurera abana be nk'uko abyifuza, ahubwo baramwirukana se ngo ajye hehe, baramubwira ngo ajye kuba inzererezi, agerara mu muhanda n'abana be barare ku gasozi. Ibi rero nibigaragaza imikorere mibi, ubuyobozi bubi, aho kugira ngo bwite ku baturage ahubwo buza kubahungabanya no kubatera hejuru. Ubundi uriya muyobozi ahubwo yarakwiye gushaka uburyo uriya mubyeyi yafasha abana aho kugira ngo bamwandikire ibaruwa ivuga ngo azave muri uwo mudugudu. Nose umudugudu uzaturwamo n'abantu bameze gutya, ruvuga ko abakene badashobora kuwubamo. Nkuko nabwiraga rero u Rwanda usanga hari ubuyobozi bwaho wagira ngo ni ubuyobozi bw'abantu b'abakire gusa, abakene nta jambo bagifite, abaturage bararengana, nabo bakwiye kwivuganira rero nubwo ari abakene kandi bazi ko iriya leta ariyo ibakenesha. Inkuru ndangirizaho ni inkuru itubwira ibijyanye n'ubukene n'inkurikizi nk'uko nabivugaga yabwo. Iyo nkuru ikaba yaranditswe na Martin, niyo nkuru mu kinyamakuru Umuseke, itubwira ko bamwe mu bakora uburaya ngo n'ababuhozemo bo mu mujyi wa Karongi bavuga yuko muri bagenzi babo baza gukora ako kazi k'uburaya ngo harimo abagore bafite ingo, bafite n'abagabo babasiga mu nzu bakajya gukora akazi k'uburaya. Nk'uko nabivugaga ntabwo nshyigikiye akazi k'uburaya, ariko iyo babajije, hari abo babajije ubushize ndumva twarigeze kubivugaho, abagore bakavuga ati ni ubukene, mba nanga ko abana banjye bicwa n'inzara nkahitamo kujya gukora ako kazi nubwo kadashimishije. Mwabonye ko hari abakobwa bajya gukora uburaya kugira ngo n'amafaranga ngo yo kwishyura amashuri. Byose biterwa n'ubukene, kuko abanyarwanda baramutse bafite imibereho myiza, baramutse barya bagasinzira kandi bakabona ibibahagije, ntabwo bajya gukora akara kazi. Rero ni ibigaragaza yuko iriya leta ari ifite imigambi yo gusenya umunyarwanda no gusenya umuryango w'umunyarwanda, kubera yuko yatangiye isenya bariya abakobwa b'inkumi bajya kwiga bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo barangize amashuri cyangwa se babone akazi. Mwabonye ko bari gusenya urubyiruko kubera ko abana batwara inda bafite imyaka 10 n'ingahe. Icyo kibazo ntibaragikemura, none bageze no mu ngo gusenya ababyeyi kugira ngo bajye kuba indaya babone amafaranga yo kugaburira abana. Mwabonye ko hari benshi bishora mu biyobyabwenge. Ndumva Madame Victoire Ingabire yarabivuze mu kiganiro yigeze kugira, navuga ati byose biterwa n'ubuyobozi bubi, kuko ayo makosa yose bari ababyeyi bayakora kubera kubura uko bagira, kubera ubukene bwa bundi burisha umugabo akataribwa. Amakuru n'abateganyirije nabasomeye akaba ari aya ngaya, ubwo naho utaha. Ariko abanyarwanda aho bari bose barakwiye guhaguruka bakarwanya buriya butegetsi bugumya kwicisha abaturage ubukene, bugumya kwicisha abaturage inzara, bugumya gusenya umunyarwanda. Kandi umunyarwanda w'ejo ni uriya mwana uvuka, ni uriya mwana uri kugwingira utazashobora gutekereza kubera ko ubwonko bwe butagaburiwe igihe bwagombaga kugaburirwa. Jean Pierre Nkurunziza nawe ndagusuhuje, wafata mikoro ukatubwira ibyo wadusomeye mu byerekeranye n'ubukungu. Murakoze cyane bwana Gaspard, ka mukomeza amakuru yacu mu byerekeranye n'ubukungu.
mu makuru yaranze icyumweru. Reka duhere ku igenamigambi, aho dusanga ngo yuko ngo mu nka 2014 zapfuye ngo nk'uko ubugenzuzi bigaragaza muri gahunda ya Girinka ngo zarariwe, ngo amafaranga avuyemo ajyanwa kuri sako ngo z'imirenge, ngaho ngo miliyoni 14 ngo zitegereje kugurwamo izindi nka. Ni mu nkuru dusanga mu kinyamakuru igihe yanditswe na Mukwaya Olivier. Ariko ukibaza iri genamigambi niba koko byarabaye ubucuruzi cyangwa byarabaye ikino, none se inka zarapfuye ziraribwa n'abatuzi, ziraribwa amafaranga ajyanwa ku murenge, byabaye ubucuruzi bw'inka cyangwa ni gahunda n'igenamigambi ridafatika muri gahunda ya Girinka nk'uko bigaragara cyane ko hari indi nkuru zagiye zitambuka zigaragara ko izi nka akenshi aho bagiye bazikura muri za mu Buholandi naye hose zabaga zifite ibibazo by'ubuzima batabanje kwiga ikirere zigiye kujyanwamo. Ikindi nkuru yagiye iti ngo muri miliyoni 214 z'amadolari zigiye kwifashishwa mu kubaka urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri, ni nk'uko byanditswe na Habimana James ku kinyamakuru igihe, ngo ni ku masezerano ngo leta y'u Rwanda yavuguriye na societe ya Sino Hydro ngo yo kuzubaka urwo rugomero. Abariko ngo bigaragara yuko ngo mu kinyamakuru The New Times babigaragara yuko ngo bamwe mu bahanga mu by'ingufu bavuze yuko ngo umugezi ufite amazi make kubera ibikorwa bya muntu bituma umucanga mwinshi ujyamo, ngo bityo bishobora kubangamira uyu mushinga w'amashanyarazi. Ariko biragaragara yuko leta y'u Rwanda n'ikigo cya REG bo batabikozwa, ko bavuga yuko ngo umwe mu bakozi witwa Higiro avuga yuko ngo ngizakora n'abafatanyabikorwa ngo mu kurengera ibidukikijwe no kugabanya ingaruka z'ibikorwa bya muntu ngo kuri uyu mugezi. Ariko ibi biragaragaza nka wa mushinga wa Nyiramugengeri n'indi mishinga yose yagiye igwingira, yagiye niba no kugwingira nako yagiye izamba burundu kubera igenamigambi ripfuye. Cyane ko amashanyarazi mu Rwanda asigaye ameze nka mafia. Iyo tuvuze mafia ni ikintu mbese abantu bakoreramo ibikorwa byose by'ubusabuzi buteye ubwoba. Ese ni nkuko tugora tusamo uruganda rwa Gishoma, ese watugani barukora cyangwa dukwa byatewe n'iki kuki dukana amafaranga yose yagiyemo ateye ubwoba iyo wumvishe ingano yayo, kandi ugasanga biterwa nuko bagira bavuga ngo abantu bagenda bakora igenamigambi ridahuye. Inga ibyemezo by'inama ya minisitiri ngo yo ku ya gatatu nkuko tubisanga mu kinyamakuru igihe ngo wasanga inkuru zimwe zikuyemo zigaragaza ko leta y'u Rwanda mu mishinga hafi ya yose igenda ikorwa yose bishingiye ku nguzanyo. Ukibaza rero ya gahunda yo kwigira, ya gahunda yo kwiteza imbere aho iherereye, aho igana cyane yuko ngo abanyarwanda bagomba kwishakamo ubuyobozi, ariko ugasanga byari uburyo bwo kugira ngo bakuremo abanyarwanda amafaranga ku ngufu bashiraho ibigega bya gaciro, ibindi bigega bitandukanye, kuko usanga amafaranga birimo atajyanwa mu ishorambere ry'imishinga yo mu gihugu, ahubwo bayafata bakayashyira mu bikorwa byabo byihariye, kuko usanga izi nguzanyo zose z'umurengera ari zo kujyana igihugu mu bukene, cyane ko aya mafaranga yose agenda mu ngendo z'umukuru w'igihugu no mu bindi bikorwa bifitiye akamaro FPR gusa. Indi nkuru ngo Rwanda yangigiye kujya ikora ingendo 3 mu cyumweru Kinshasa nkuko tubisanga mu kinyamakuru igihe akadomerwa. Ariko mu ndi nkuru dusanga mu kinyamakuru Bwiza iragira iti ibiciro ngo bya Rwanda ngo biteye ubwoba cyane kuba ku zindi societe zikorera ibijyanye n'ingendo zo muri Kongo, cyane nka CAA cyangwa Congo Airways, ngo zo zatangiye gushyira amazwi Kisekedi perezida watowe mushya ko agiye gutuma abateza ibihombo. Ariko ugasanga nanone igenamigambi rya Rwanda mwibuke yuko Rwanda nago ikora kugira ngo izane inyungu, cyane yuko amafaranga y'igihugu ayigenamo yose atashobora kugaruka, ahubwo ni ku nyungu zo kwigaragaza no kugaragaza yuko u Rwanda rwateye imbere, ariko naga ari ku nyungu yo kugira ngo abanyarwanda bagiremo inyungu ifatiga igaragare. Niyo mpamvu ibiciro byagabanuka bitakwiyongera bakora uko bashaka, na muntu yikorera ubugenzuzi uhari. Indi nkuru ati abanyenganda bahangayikishijwe ngo n'ikibazo cy'ibyo bapfunyikamo nkuko tubisanga mu kinyamakuru Kigali Today. Ariko ibi byose ni igenamigambi rifuye, kuko nta kuntu wakuraho wateza imbere inganda wakuyeho ibyo bapfunyikamo. Nese ibintu bizajya bikorwa mu kiko ari ikibazo kiremereye inganda, abantu bashishikarizwa gukora ubucuruzi bo mu Rwanda, cyane ko babura n'ibyo bapfunyikamo, kuko usanga bihenze bigatuma babategeka gukoresha ibintu bihenze kandi nta bushobozi bafite. Iki kandi kuryo n'ikijyanye ni tekinika, aho inkuru duheramo ya mbere igira iti
ngo leta yashizeho ngo itariki ntarengwa ngo yo gucirikanya hagati ngo y'umumotari n'umugenzi nk'uko tubisanga mu kinyamakuru rya Akadome mu nkuru yanditswe na Tamimu Hakizimana. Ariko ibi byose bikaba ngo byaremejwe mu nama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatatu iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika, ngo cyane ko ngo hari sosiyete zitanga ngo serivisi z'ikoranabuhanga mu gutwara abagenzi kuri moto ngo zirimo Yego Innovision na Limited ifite Yego Moto na Safe Moto na Pascal Moto, aho twagiye dusanga ko amakoperative y'abamotari cyangwa abamotari bagiye binubira iyi sosiyete kubera kubategeka kwishyura, kubaha za mubazi zidakora neza ngo mu bijyanye no kwishyura usanga birimo itekinika ryo mu rwego rwo hejuru. Ngo bigaragara ko ngo uyihanganye umunyamabanga mukuru muri minisiteri ibikorwa remezo ngo yavuze ko ngo kuva tariki ya 1 Nyakanga 2019 ngo abamotari bose bazaba bakoresha ikoranabuhanga mu gutwara abagenzi kuri moto. Bivuga ko nawe uzongera gucirikanya n'umugenzi, ahubwo ngo ikoranabuhanga rizajya ryerekana ngo uyu muntu yishyura hagendewe ngo ku birometero. Ariko ugasanga iri ni tekinika ryo mu rwego rwo hejuru cyane ntabwo ari ikoranabuhanga, ahubwo ni ukwitwaza ikoranabuhanga kugira ngo akunde basahure abanyarwanda, kuko izi sosiyete ngira ngo uyihanganye yakomye zisaba ko ngo zigomba kugura ngo mubazi nyinshi cyane kugira ngo abamotari batazazibura, cyane ko ngo hari umubare mwinshi w'abamotari. Ugasanga rero ni nko gusahurira mu nduru, cyane ko iyi gahunda ngo bamwe ari ya gahunda imeze ngo bamwe barye abandi bapfe, cyane yuko uyu minisitiri tumubajije ngo iterambere rimaze kugeraho mu gihe bakuriye abakonvoyere ku mamodoka cyangwa transport icyo byatanze kubazanira ikoranabuhanga ryo gukoresha amakarita, ugasanga nta terambere rihari, kuko ahubwo byongera inzara na rubanda rugufi kongera abakene mu gihe ko bibambura ubushobozi n'akazi bari bafite. Kandi ugasanga ibintu nta nyungu tubifitemo nk'abaturage, nta mumaro ufatika ari, kuko usanga ari abantu bamwe bagira amafaranga menshi bagakira bakinjiza menshi cyane, ko usanga babigize monopolisme, system imwe yikora ari umuntu umwe ukora gusa ngo sosiyete imwe izagurisha amakarita yindi yagumane. Ugasanga mbese ni nk'ibintu usanga bidafatika ahubwo bigambiriye guhombya abaturage. Kandi nanone ngo uwo minisitiri akomeje avuga ko mu nkuru dusanga mu kinyamakuru Umuseke Akadome kwanditswe na Angelique Atanyimana yavuye ko ngo yasezeranyije ko ngo abamotari ko ngo babatwaye amafaranga ngo babahaye nyirantarengwa yo kuyazana ngo neza ngo bitarenze ngo muri Kamena mu mwaka wa 2019. Ariko ngira ngo iyo ayo makoperative y'abamotari nigo bavuga ngo abagiye bayatwara ngo nabayobozi ba makoperative, ariko abayobozi bakaba baragiye bashirwaho na FPR ko koperative bategekaga abamotari kujyamo narangiza bakabatereka n'abayobozi babaho. Ugasanga rero uyu munsi ntago ari bavuga ko bibutse kubahana rengwa ko bari kubasaba ngo kujya gukoresha izira mubazi kuzo kugura ku ngufu bakabizeza ibitangaza, kandi nta gahunda ifatika ihari. Ugasanga n'utekerika rihambaye ngo muri Rubavu polisi buriye abakora ubuvunjayi butemewe n'amategeko ngo yababuriye nk'uko bigaragara mu kinyamakuru Igihe Akadome ngo ni nyuma yuko ngo yafashe abasore babiri ngo batuye mu murenge Senyi bavunja amafaranga rwihishwa bakanyarwanda barakenye nta kundi bagomba kwirwa no kuko ubukene buteye ubwoba, ahubwo n'ibitari ibi bizakorwa. Ngo haracyaringa imbogamizi ngo mu kugaruza imitungo y'imfubyi za jenoside nk'uko tubisanga mu kinyamakuru mu nkuru yanditswe na Akayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe Akadome kome. Ari ugasanga byose nuko leta yabizanyemo gutekinika, guhimba imibare, guhimba ibice, ugasanga birimo imbogamizi nyinshi cyane. Ngo Senateri Niyongana ngo niyumvisha ngo uburyo izamuka ry'urwego rw'imari ritagaragara no mu mibereho y'abaturage, ariko ngira ngo kuno kwirengagiza cyane yuko ibitwaze tuvuga ko iterambere ryo mu Rwanda ari iterambere rififitse cyane ngo Senateri Garikani ngo Niyongana yavuze ko ngo raporo Beneri ngo yagaragaje mu bukungu bw'u Rwanda ko bwiyongere ku kigero cy'umunani n'ibice 9 mu mwaka wa 2017 na 2018, ngo ingana ngo ziyongere kuri ku 8 n'ibice 5 ngo zivuye kuri 1 n'ibice 9, ngo umusaruro ukomoka kuri service wazamutseho 9 n'ibice 7 uvuye ngo kuri 5 n'ibice 4, ngo mu korohereza abashoramari Beneri ngo yagaragaje ko yagabaje inyungu itangiraho ngo amafaranga kuri banke z'ubucuruzi va kuri 6 muri Kamena igera ngo kuri 5 mu Kuboza 2017, ngo amafaranga akoreshwa imbere ngo mu gihugu ngo yazamutse 9% ngo geranyije ngo n'umwaka ushize, ngo naho inyungu banke ngo zera abakiriya bazo ku nguzanyo yageze ngo kuri 17 n'ibice 15 kwijana, ngo ivuye
ngo kuri 17 n'ibice 25, ariko ngo ikibabaje nuko ngo abona ko bashimishwa ngo nuko ni inzu zizamuka ngo n'ibindi, ariko umuturage agakomeza gusubira inyuma. Ariko ngira ngo ibi byose ni ibintu duhora turirimba tuvuga yuko iterambere ryo mu Rwanda ari iterambere ritajyanye n'abaturage, ahubwo rijyanye n'agatsiko k'abantu bamwe aribo bagaragaza ibipimo byose bagenda nabyo ari ibihimbano byo kugira ngo bahimbe ibipimo bidafatika, cyane cyane ko ngo abadepite ngo basanga ko ngo bibaza ukuntu ngo ibi bintu bigomba bikomeza kugenda gutya, kandi cyane ko usanga ngo ibibazo bihereye muri za sako, ngaho usanga za sako kuko ubundi zagiyeho zigiye gufasha abaturage kugira ngo babashe kubona inguzanyo ku buryo bworoshye, ariko usanga inguzanyo zabo ngo ziri ku rwego ruhanitse rwo hejuru, ukibaza rero umugambi zagiro bikakuyobera, ugasanga nyine nibyo byo kubitajyanye iterambere. Kandi ngo mu basena ngo hari abagiye bavuga yuko ngo ikibazo ngo gitera ubukene cyane ngaruko Rwanda Revenue ifite imisoro ihambaye, aho usanga abantu bishyuzwa imisoro inshuro nyinshi, abaturage bacibwa amafaranga mu rwego rutandukanye adafite gahunda. Uretse ko bamwe no mu baturage bagenda binubira bavuga ati se ubundi iyi mibare basohora muri beneri ihuye n'ukuri, ko bagenda bavuga ngo inguzanyo banke ziduhere inguzanyo ngo ni 17 n'ibice 25, kandi atari ko bimeze, kuko uyu munsi tujya gusaba inguzanyo tukayisaba kuri 18, ahubwo wanareba bamara kuguha inguzanyo wareba uko uzajya wishyura ugasanga ngo ni kuri 19, kuko bashyiraho n'izindi ngo n'izindi bank charges, ni kuvuga ngo iyindi misogongero ya banki igomba kwinjiza, ugasanga byose bigeze nko kuri 20. Ugasanga rero ibi byose bavuga bari icyuka ko naho bijyanye no kuri ko nanguzanye iragira kuri 17-25. ngo muri nani parite nango irashaka ngo gufasha ngo kongera ngo made in Rwanda ngo ku masoko y'Iburayi, nkuko tuzanga mu kinyamakuru Kigali Today, nkuko byatangajwe ngo na Minisitiri wa nani parite nango wa nani parite wari waje kunoza imishinga irimo no gushakira ibicuruzwa by'u Rwanda isoko ryo mugani w'Iburayi. Aho gasanga ibi byose nyine nago wabyiza cyane ko uyu minisitiri nawe agomba guharanira inyungu z'abaturage gutyo, ntago ari ukuvuga ngo nukujyana ibicuruzwa byo mu Rwanda. Ese niba bidafite isoko mu byaga bigari ngo bizashobora kugira isoko nta mwimerere bufite? Ugasanga rero ni ibintu biba bidasobanutse ari byo kujisha abaturage. ngo u Rwanda rwaje mu bihugu 10 ngo bya mbere ku isi byateje ubukerarugendo ngo imbere mu mwaka 2019, nkuko byanditswe mu kinyamakuru bwiza.com mu nkuru ya Twizere Jean Dodier. Ibi akaba ari za raporo zigenda zitekinikwa mu mafaranga y'igihugu bagenda batanga kugira ngo basohore ibipimo bitari byo, ugasanga nago inyungu igaragara mu baturage n'iryaterambere nyine ry'irihimbano. Indi nkuru dusanga mu kinyamakuru Zimeye.net ni aho igira iti ngo FPR na ZANU ishyaka riri ku butegetsi muri Zimbabwe basinyanye amasezerano y'ubucuruzi hagati yabo, mu gihe abanyarwanda bari bazi ko ngo Ambasaderi James Musoni, Ambasaderi w'u Rwanda muri Zimbabwe, ariyo ku nyungu z'igihugu n'abanyarwanda, ariko siko bimeze, ariyo ku nyungu z'ubucuruzi bwa FPR, kuko yirirwa akorera marketing ibicuruzwa by'inganda za FPR aho kuvuganira inganda z'abanyarwanda kandi ahembwa na leta y'u Rwanda. ngo niyo mpamvu buri muri Kigali FPR nayo yirirwa iri kwamaza ibicuruzwa byo muri Zambia nkuko bitangazwa n'icyo kinyamakuru. Donc bivuga yuko amasezerano abambasaderi bayakora mu nyungu zo kugira inganda za FPR zitera imbere kugira ngo bavuganire inganda z'abanyarwanda kandi bahembwa mu mafaranga ya leta y'u Rwanda. Reka dukomeze mu bijyanye n'igika cyo gukenesha abaturage. Inkuru tugiye guheraho ni ivuga yuko ngo ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bwashyizeho amabwiriza yuko naduka boutique ryemerewe kugurisha inzoga ngo uretse utubari mu rwego rwo kubungabunga umutekano, uko tubigarasanga mu kinyamakuru rya Kadomo.com mu nkuru yanditswe na Tamimu Hakizimana. ngo umwe mu bafite iduka mu murenge wa Rwezamenyo utashimye ko dutangaza amazina yavuga ko bazakurikiza amabwiriza bahawe, uretse ko ngo bizabateza igihombo. Bamwe bakaba bari gutakambira leta ati yabadori kabareka bagafata izindi ngamba ko bagiye kubakira imbehe, cyane ko ngo izi nzoga ngo nizo zituma ngo iyo umuntu agize umushyitsi
amutuma ku iduka akajya kugura icyo kumwakiriza, kandi ngo bigatuma babasha no kubona abakiriya batuma babasha no kugurira ibindi bintu bafite muri amaduka, bakaba bari gutakambira leta tayo mabwiza rwose agiye kubateza igihombo. Ariko ngira ngo ibi byose ni ibijyanye nuko leta itabasha kumva impande zombi, yagombye kuganiza abaturage, kareba abacuruzi bakareba inyungu bafite, muko ntabwo bagomba kureka abantu bamwe bagakira birenze umurengera bakabuza abandi nabo kwirwanaho mu gihe bari gushaka amaramuko yo kubaho. Ugasanga rero ni ibintu biteza igihombo cyane mu baturage. Indi nkuru ni ivuga iti abadepite ngo batabarije abazunguzayi b'abagore bajyanwa mu bigo ngororamuco, nkuko tubisanga mu kinyamakuru cyanditswe na Paparaza Kadomerwa. Umuyobozi ngo mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bose ni bamwe Aime agaragaza ko ngo mu bajyanwa mu bigo ngororamuco harimo n'abagore bacururiza ku gataro abazunguzayi. Ariko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dr Mukabaramba Rivera yavuze ko ikibazo ngo cy'abagore bacururiza ku gataro ngo kimaze kugabanuka, ariko cyagabanutse kuko bose bumva nyine niba bajya kubafungira se bakabajyanayo, ni gute kitagabanuka? Ni nko gufata abantu ukabirukana ukavuga ngo ikibazo cyarakemutse. Ariko kandi ngo ikibabaje nuko ngo bagenda bagakorerwa yicwa rubozo, bandi bakabuzwa amahema, kandi abenshi baba batwite bafite n'abana ngo bahetse abana. Ariko umwe ngo mubungirije bose namwe amwe avuga yuko ngo witwa ngo Gilbert Gumira avuga yuko ngo bamwe ngo abagore ngo abazungu usanga abana ngo bafite atarababa, kuko ngo basigaye bamenya yuko ngo bajya kugutira abana mu abaturanyi babo kugira ngo niba bari gucuza akabafata ngo babashe kubarekura, kuko ngo baba bavuze ko batarabatwara, ariko avuga yuko ngo bazajya babajyana, ngo ibyo naho bihuriye. Ugasanga rero ibi biteye impungenge birakomeye cyane, kugera naho umuntu ajya gutira umwana kugira ngo abashe kujya gucuruza agashaka amaramuko, ugasanga igihugu ntago kibitayeho, ahubwo cyababujije amahoro. Kandi cyane ko ntago twumva impamvu ushobora gufata abantu bari gushaka uko babaho ukajya kubafungira mu bigo by'inzererezi, kandi tuzi ko mu mategeko agenga ibi bigo bajyanwamo inzererezi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibangamiye umuco nyarwanda nko kunywa ibiyobyabwenge, uburaya, ubwomanzi n'ibindi. Rero nta kuntu ushobora gufata abantu bagiye gushaka uburyo batunga ingo zabo ngo ugiye kubashyira hamwe n'abantu banywa ibiyobyabwenge, bakora uburaya, bakora ibyo byose, kandi bafite imiryango ibategereje mu rugo yo batunga. Kandi ugasanga ngo abarenga 50% bajyana muri ibyo bigo usanga aba ari urubyiruko cyane bagiye toragura. Ugasanga ibyo bintu biteye impungenge, ntago bishobora gutuma igihugu kigira iterambere rirambye rifatika mu gihe cyose igenamigambi ridaha agaciro abaturage, usanga ryita ku nyungu z'agatsiko kamwe konyine. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. bakunze barajye ingingo rero namwe mwese mwari mudukurikiye, ngaya makuru twabashije gukusanya yaranze icyumweru turangije. Naho kwa mbere utaha mwirwe mwari kumwe hano na Musabyimana Gaspard.